make ako si cyane da ariko si narumvishe ngo umukira umukira guteye inkungu ugiye kwigira mu mujyi ndetse wabikubwiye maze ndi kubyumva no uri kwanga kubivuga ugiye kugafata umukuru wanjye se ariyo nta makuru nanjye narabyumvisha aha rugiruka wagiye kugafata wowe nuko uri kwanga kubivuga aya ugiye kugafata ubundi wambwiye umuntu wabikubwiye ntawe wenda ayo makuru warayumvishe yuko ngiye kugenda niyo rwose nari mbizi nose iyo kugenda sigira ngo we hari ikintu bizamara ugira ngo utabita kikumara sura utagiye kugafata maze byatangiye kugusa gafata iki se nanjye ntago ndabyemeza neza koko nimba ku kazi nose wakwizeye ibintu utarajya gukora ngo urebe udusigiye nyiraro nofasha ugiye kugafata wenda nzagerayo imite ngaruka ugaruka kwenda icyo wagezeyo katagaruka ahubwo kahita yibagirwa abo mu cyaro sikano mwese binaha mumeze kimwe ugiye kudusiga ahubwo wowe wagafashe byarangiza agaruka mu modoka cyangwa uziko iki Kigali ari ubuki udutera ibyondo udakira se reka ukira se ubu ngubu ntihari abantu barutwa natwe abatwa nawe icyo nta muntu w'i Kigali w'umukene nuko we nta muntu urumva yifuza no kuza mu cyaro ntago bishoboka yageze ntagaruka ubwo kanijyanira amazi mu rugo ubu banambuze sinzi kuzagaruka ukitwibuka ese mana yanjye koko ubuzima bwo mu cyaro ko ndeba ari danje koko ese petit frere we nasize aryamye aranarwaye uburiri ntiyabuguyemo mana koko wabanza uko ameze nkabona bwagendara mbetse ye Siyeri enda nkubaze uranshaka endaye kamubwire ende kumva icyo ushaka ngira ngo se sha nagushakiraga iki nagira ngo numve uko waramutse amaramuko yo nayo urumva umeze uti nta kigenda ntareba nyine genda mu nzu hari uzana agatebe utere hano nyine tuganira n'akantu nshaka kukubwira sinazakira ntabwo bitinda umva ye uze kuzana udutebe tubiri nanjye ndabona nananiwe igihe nahereye nsutamye ahangaha ayiwe umugongo wari umaze kuhacikira mwana we ubyutse utemere nk'umutuba urabyihorere wa musore we ahubwo ngira ngo baze iby'urugendo uri gutegura rugeze he kugira ngo se iby'urugendo nagenda nkagusiga hano wenyine n'iyi miruho wazabivamo wenyine ra iby'umuroza sha muvandimwe ko ntawe bivuga genda nyine ubwo uzaba umbwira nugera nyine ukuntu wahasanze ubu ndagenda n'ukuntu twabyukaga turwanira ibijumba nabyo mbisigera ibijumba mwana nta kundi none se uzi ko tuzagumana mpaka byiteka njye numvaga kugenda ngira ngo se ibyo gukangura vinaha ngo ugiye i Kigali se ko Kigali naho
nta kigenda. oya weho nyine ugende urumva Kigali nyine iyo umuntu yagezeyo ntapfa habayo ubuzima bwiza amafaranga nta muntu ugera i Kigali ngo mwana abeho nabi byihorere uriya muhungu wo kwa Kamari we ko yagiyeyo ntiyagarutse baramuciye akaboko. kwa Kamari ngo nyine yagiye hari ingegera icyo ahubwo i Kigali nawe utamenye ukuntu haba hano. mbese ubu naho ntabwo abajura ubuyobe ibyo babakorera agendeye nakwigurira inahangirira ibijumba. oya se akuntu mbi ibijumba udashaka kubisiga sha i Kigali se ahantu ntiwabona n'ahantu ubuza akantu nzajya nkuzanira mwana ni ukurya ari uko umuntu yakoze. oya mwana se nanone reka nkubaze reka ubu ngubu i Kigali wabuze akazi wawe warya iki ko nimbe ninaha mu mujyi se kugira ngo se mukuru wanjye mu mujyi nubwo mwumva abantu ngo bajyayo bagakira ntabwo ariko bose bakira. ako murumuna wanjye wajya umbabarira koko wajya ureka kumfatanya n'inzara ndabizi wakandagiye mu ishuri wenda nubwo utize nyine ngo ugende ugere mu mashuri nyine ya danje mbere makuru ako nyine akantu ko kuba waraciye mu ishuri urakazi ubuse tuvuge yuko i Kigali wibuka ko hariho habaye abantu ba miliyoneri byanditswe hariyo n'abarutwa natwe twibera mu cyaro ntabwo byakunda Kigali mani habaye amafaranga n'abagiyeyo bagaruka baraguze amamodoka urumva ari abantu nyine badanje bakomeye nanjye rero nshaka kubona nyine umuntu nyine ufatika ukomeye ku buryo uzajya uzagenda nk'aho muri karitsiye abantu bakavuga ati cyazi ariko weho hari ikintu utari kumva ko hari abantu bose bagiyeyo bagerayo bagakira nyine ugerayo ubuzima bukagukaranga ukagenda nyine kubera nyine aba ari ugutangira ese wowe ubizi iyo tugiye mu murima gutangira guhinga yewe ukuntu bibanza kutugora nta kintu gutangira mani biravuna n'ubundi weho ibintu uri kubara ntabwo n'ubundi hari igihe ugerayo ugakena kurusha n'uko wari wibereye hino gusa sinzaba nsigaye naha mu cyaro nzajya ngufasha icyo mbonye utemo urumva anytime nyine ibintu bizagera aho biryohe nyine ubuzima buhinduke wowe ukomera wumve nyine ushikamye wowe ugende kabisa nimba ari uko utajya i Kigali hari ubuzi ko ubuzima bwaha ari ubw'abakire gusa amafaranga ugira ngo baguhangaze bankubwire mwana amafaranga yose n'amafaranga arabara none sikankubaza kuko nirwa hano mu rugo nicaye nta n'icumi nkorera ariko hari igihe yaguze ububwirwa ntemeze nk'umutungo ninde warabona akankubita n'igiceri cy'ijana ariko umuntu agenda yabona ari make ariko yanariye yahawe wowe nyine ntabwo nagucira intege urumva uzagende wowe uzabona impinduka urumva ukwirwa ahangaha mu rugo urirwa uraryamye urabyutse mbese ninde uguhemba ako nugenda ugakora ibiceri byawe urumva uzabona itandukanye ariko ntibagiwe ubundi si akazi ko mu rugo ndetse ko ntabwo hagakora uzi gufura uzi bariya bakira amakariso bakurundira n'ibiki byose ibyenda ibitenge uzi imyenda baba bafite ngo baze nawe ako kazi kandi bazajya bamemba urusenda rw'amafaranga akantu k'amakarisora oya ako nta muntu wagura ikariso ye batayaguha se abakire baratekereza ko wagira ngo ikintu cya mbere se ko ari amafaranga azaba akujyanye nose yawe kuyifura none se imyenda yose ni nk'indi nose igihe waberewe wigeze wumva mu maboko bwamufuriye umwenda w'imbi none se akubwiye ngo mwuhagire wose bamuzi kereka yarwaye yarengera ubwo rero n'abandi uzajya bafata nyine nk'aho barwaye bakwiyamaje gusa nyine ubakorere weho ntuzagire ikibazo mwana ariko we hari n'ikintu utabona ko wavugaga ngo abantu bagiye i Kigali baza bafite amafaranga ubu wakora akazi ko mu rugo ugakira icyambere bazajya bakugaburira isabune bayigura baguha aho kurara nta kintu uzajya waba urambwira yuko amafaranga bazajya baguhemba uzajya uyakoresha iki kwiyogoshesha byonyine ibyo uzajya urumva amafaranga yawe yose ngo yashize nibaguhemba
mbwira ibintu byose urabifite nk'urugero n'ikihe kintu makumyabiri bazajya bampa si menshi se 20,000 harimo iki? none se ubundi ushaka kuzajya ugura iki ibintu byose bizajya biraho reka ngaho mu uzi gute nk'abantu bagira 20,000 nta n'umwenda urimo 20,000 ni amafaranga menshi ubu se ka nkubwira ugiye baguhenda ibihumbi byawe byinshi hanyuma ukabiguramo ikibwana cy'ingurube ukakizana hano mu rugo ducyahira none se njye ntabwo mba mpari ubu se reba hano mfite inka urumva ubu ngubu iyi nka urabona yicwa n'inzara ariko hano haba hari akazi iyi ubwatsi bya wabona ubwigurwa ahubwo ko ari ubwiza bwitwa n'inzara none se mvuye kwahira nkafata urwo mpafunguro ubundi nkabuhinga nazajya ngira utuntu mu gasafuriya nkagira gutya nkabantereyemo ingurube ntabwo yakura se ejo bakaguhemba ingurube wayiguze ukagura udukoko tugatera amagi gutyo wowe uzajya gutaha urumva bya bindi wakoze waguze byarabyaye andi mafaranga urumva noneho uraguhemba hanyuma uzaza uhita ureba ikindi kintu cyatanje dukora ugura utubati utangire wubake nk'abandi ese ikibwana nangahe si 50 nitangira ku bwako kabyagura nk'ibyana 12 ku bihumbi senkanzi urumva arangahe nje napfa kujyayo noneho nkareba nyine nanjye nkabanza nkamenyera ubuzima bwabo erega nyine urabona nawe napfa kujyayo nyine nkareba ukuntu biba bimeze urabona nawe urakuze sibyo ejo bundi ukeneye kubaka urugo rwawe rugatera imbere woweho uzagenda ugura utwo tubwana tw'ingurube urumva uduhene utuntu tw'udukoko nyine nawe wigende wiyoroganiza nanjye nzasigara mu rugo ndimo kubigucungira nyine mbyitaho niba uzaze nawe urebe icyo nawe wakwigezaho ahubwo reka mbanze njye konse mbanze roge nze wowe ugira vuba wenda nka saa 9 ube uvuye ahangaha nanjye kaze ngukurira n'amateke ushyiremo n'utugori mwana rero njye ndangije kwitegura ndagiye urarangije se gusa uragiye aka kanya ndagiye ubwo tuzatuvugana kuri telefone ntacyo ubwo ngubwo genda nyine ugereyo zitware neza ntazageraho ukabura akazi urumva kandi ingeso yo kwiba ntuzagera i Kigali ngo bagushuke urumva ntazabura akazi ugasanga ibintu bibaye bibi cyangwa baranagufunze ubwo rero bayi rero kandi ngiye ntacyo ubwo tuzatuvugana kuri telefone uzitware neza sawa nzitwara neza ariko nta kibazo sawa ntari reka nsubire mu turimo twanjye Yego ni hano kuri iki gipangu cya 18 ni ku gipangu cya 18 uri hese ko nakubona ni njye narindi sawa sawa ni karibu ntabwo wakinze injira
ngishyire n'isura. igikapu zamure ko ugishize niwe wohereje uriya mama nawe yohereje wowe cyangwa nta kibazo andi makuru se ubu narenje mu kazi nyine nawe ese ubu uzagashobora nzagashobora nyine nidukorana neza hari akogeza wakora ubwa mbere wenda cyangwa nanjye n'ubwa mbere mbo njye rero nkunda kuba nahari uzabishobora nzabishobora ibyo nubishobora tuzakorana neza cyane mbo hanyuma ku kijyanye no guhaha si uciye ku muhanda hariya nabonye amabotike yego kariya akazi wowe ntuzajya guhahira wajya gufataho ibintu ukambwira nacyo nkaza nkabyishyura ibyo si byo sawa ibyo ni sawa cyane yego noneho uzajya urara mu cyumba cya kabiri hariya ntuzajya urara icyumba cyawe nugenda uhita ukibona bo genda urebe icyumba ugiye imyenda ushyire mu cyumba urebe utuntu ukora niba uri guteka icyayi uteka icyo ushaka ibyo ubona mu kabati yego ndahita ntangira nkore utangire akazi noneho rwose nta kibazo aho bazaba bagomba sinagusa bakubwiye si 20 yego ni 20 sawa gira ibyo utunganya rero alo mumeze mutera natwe turaho ariko wowe umeze ute nanjye byagendaga nahise akazi wagiyemo wararonse byagenze gute kutambwiye byagenze neza ubu naratangiye nangiye no kumenyera nuko mwana nawe ibyo nakubwiraga atari byose byari byo da ntabwo wanshukaga wangiraga inama ese bose wabona hari amahane afite nta mahane agira ni umuntu mwiza nta bintu byinshi ajya avuga wowe uzadusura ryarira yewe ku kwezi nikurangira nzaza narabivuganye niko yo ubu mwebwe si mwaryamyera twaryamye mwana yewe nagiraga ngo numve uko mumeze natwe nyine turi aho ariko nyine umuntu aba agukumbuye oya haracyari kare ariko ku kwezi nzaza kubasura tuwa mwana uzaze ni ukuri kw'Imana noneho ibintu ntabwo bikimeze nka kwa kundi kabisa rero reka mbe nkuretse sawa ijoro ryiza mwana ni ukuri kw'Imana urakoze kumvugisha ubu ngubu nanjye ndishimye ubu ngiye kukumva nyine nanjye muri ngiye mfite morali kubera numvishije nyine wongere kumvugisha tu sawa brother nawe ntareba uzakomeze nyine ugire akazi keza nyine kandi uzajye witwararika sawa urakoze ijoro ryiza nawe yanjye niya boss n'iy'umugore ntabwo zajya zikorera binameneka ubusa ntabwo ari nka yayandi yacu yaba ari parasitike y'imyaka 5 yayamarana yayandi y'ibyo uretse ko navutse nsanga ayo twari dufite ari yagihari bihita bimena
yego ko babareba si ni wewe ninjye uraho neza amakuru akasi ibi bintu byo guhobera gutya biracyabaho ndeba wahindutse papa nabirenze harabyibushye cyabaye inzobe nabyibushye n'ibyanwa bigiye kumera waryaga ikize ni ibiryo bisanzwe byo mu mujyi yego baba rero mu mujyi neza ahubwo tugende tujye kunywa agacupa ubu se urumva